Bazikona yagaye batuboya nasaze muri Kanombe bajya bavuga ko cukura nk'ikirombe bakanabeshya ko mutaruwa cyanje nyamara burya ninjye uvunika umufuko wa Amerika umwane dora z'Amerika kubanga amafaranga Hey guys, my people, my brother, yagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wihebeye tayi wacu Brice, wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni by'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabima kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Hereza mireka amakuru yacu tuyatangiriye ku mugabane Burayi, ni mu mujyi wa Lille mu gihugu cy'Ubufaransa. Herereye umusore w'umunyarwanda amazina ye yitwa Tayi wacu Brice, by'umwihariko yamenyekanye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Uyu muhanzi ukomeje kugenda akorera ibitendo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange, by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi. Yarereye muri iyi minsi dore ko yatangiye tariki 7 atangira ataramakora performance zigiye zikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi, navuga mu gihugu cya Norvège, mu gihugu cya Sweden ndetse no mu gihugu cy'Ububiligi. Aho ni hamwe mu amaze kunyura, ariko kuri uyu munsi uyu muhanzi afite indirimbo yitwa Nyora yakoranye na Eddy Kenzo, imwe muri indirimbo zikomeje gutrendinga ndetse no kuzamura umubare wa views ku rubuga rwa YouTube, dore ko iyi ndirimbo imaze igihe kigera ku byumweru 3, ariko ibikaba imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni n'ibihumbi 135 ku rubuga rwa YouTube. Kandi iki gihangano Bruce Melodie yakoranye n'umuhanzi w'umugande witwa Eddy Kenzo wamaye mu indirimbo zigiye zitandukanye nka Stamina, indirimbo Maria Rosa ndetse n'izindi zigiye zitandukanye yagiye asohora, utirengagije indirimbo yitwa Weekend yaraherutse gukora. Bruce Melodie ajya gukorana indirimbo na Eddy Kenzo. We na Eddy Kenzo bari bafite ikintu kimwe bahuriyeho, cyuko Bruce Melodie yari afite indirimbo yakoranye na Harmonize, ariko iyo ndirimbo iza gufeiringa, yazamuka cyangwa se ngikundwe cyane bigereranyije n'umuhanzi yari yaje gukorana nawe. Melodie niba ari umuhanzi wagiye gukorana na Harmonize, ari umuhanzi ufite profile yo ku rwego rwo hejuru hano mu gihugu cy'u Rwanda, umuhanzi wari kuri karibu yo gusohora indirimbo ntige munsi ya views miliyoni 3, navuga nk'indirimbo yitwa Katabira, aka kanya ifite miliyoni 3,500,000. Indirimbo yitwa Sawa Sawa yakoranye na Calvin Jones, ubu aka kanya imaze kugira miliyoni 2,180. bisobanuye ngo Bruce Melodie ari ku rwego rwo kuzuza miliyoni 3 views hano mu gihugu cy'u Rwanda, agakorana na Harmonize utaragiraga munsi ya views miliyoni 5 hara mu gihugu cya Tanzania. Bagombaga guhuza bagakora ikintu kinini, ariko ntago ariko byaje kugenda, kuko indirimbo Bruce Melodie yakoranye na Harmonize Total Crazy yarafehirinze ku rwego rugaragara, kuko kuri uyu munsi Total Crazy imaze kurega n'abagera ku 840 mu gihe kingana n'amezi 3. Ahangaha rero usanga Bruce Melodie akorana indirimbo yitwa Nyora na Eddy Kenzo hari ibintu byinshi bari bahuriye, kuko Eddy Kenzo najya gukora indirimbo yitwa Nyora na Bruce Melodie yari afite indirimbo yitwa Nsibode yashyize hanze, ajya gukora na Bruce Melodie indirimbo yitwa Nsibode yari imaze kurega n'abagera ku 890 mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Ariko kuri uyu munsi Nsibode imaze kurega n'abagera ku 997. bisobanuye ngo indirimbo yitwa Nyora ya Eddy Kenzo yakoranye na Bruce Melodie hari icyo yamufashije nayo kubwe, kuko hari ibihangano yagiye izamurira views cyangwa se mu kurebwa n'abantu bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bagiye batandukanye bazi Tayi wacu Brice. Ariko nanone abazi Bruce Melodie cyangwa se abazi Eddy Kenzo bibera hara mu gihugu cya Uganda cyangwa se muri Afurika muri rusange, nawe hari icyo bafashije Bruce Melodie, kuko bagiye kuri YouTube channel ya Bruce Melodie bareba n'ibindi bihangano byose bya Bruce Melodie. Kuko navuga nk'indirimbo yitwa Izina Bruce Melodie n'ubundi nayo yari yikoze wenyine, ubaka kanya nayo imaze kugera ku 900. bivuze ngo irabura igihe gito yagusa ngo naye ibashe kuzuza miliyoni views ku rubuga rwa YouTube, kuko niba ari indirimbo imaze kugera muri views 924, bivuze ngo irabura ibihumbi 75 kugira ngo ibashe kuzuza miliyoni views ku rubuga rwa YouTube. Bisobanuye ngo kurabo Bruce Melodie yari afite yakoranye na Harmonize, abakunzi ba Eddy Kenzo ntabwo bigeze bayenjoyinga ku rwego rugaragara, ahubwo indirimbo Bruce Melodie nawe yakoze wenyine yitwa Izina nayo yarazamutse cyane. N'indirimbo Eddy Kenzo yari yakoze wenyine igaferinga yitwa Nsibode nayo irazamuka, dore ko nayo kuri uyu munsi yenda kuzuza miliyoni views. Bisobanuye ngo aba bombi barafashanyije. None ikintu cyaje kugaragara ko aba bombi ubufatanye bwakomeje kuba, buri wese agapostinga video challenge zagenda zikorwa kuri iyi ndirimbo yitwa Nyora. Indirimbo imaze ibyumweru 2 yari yamaze kuzuza miliyoni views ku rubuga rwa YouTube. Ndavuga indirimbo yitwa Nyora. Ubu Nyora kuri uyu munsi imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni n'ibihumbi 150 ku rubuga rwa YouTube. Bisobanuye ngo irabura ibihumbi
850 ngo ibashe kuzuza miliyoni 2 views. Iyo urebye igihe indirimbo yitwa Nyora imaze na views imaze kugera cyangwa se abantu bamaze kuyireba, uhita ubona ko mu gihe gitoya cyane indirimbo izaba yamaze kuzuza miliyoni 2 views. Ariko nanone ikibitera inkunga cyangwa se ikibitera injege ukabona ko indirimbo izuzuza miliyoni views nuko Bruce Melodie nta yindi ndirimbo yise ashyira hanze, ahubwo agakomeza gukora ibitaramo cyangwa se agakomeza media tour ari gukorera ku magabane y'Uburayi. Kandi na Eddy Kenzo nawe ntagire indirimbo ashyira hanze, ahubwo na Eddy Kenzo nawe kuri uyu munsi nawe ari kugenda akora ibitaramo. Bivuze ngo babana huriye nabo mu gitaramo bahita bajya kuri YouTube channel ya Eddy Kenzo cyangwa se bajya kuri YouTube basacinga Eddy Kenzo, bazahita babona indirimbo yitwa Nyora. Kuko akanya ugiye kuri YouTube ugasacinga Eddy Kenzo ubona indirimbo yitwa Nyora yakoranye na Bruce Melodie. Iyo usacinze Bruce Melodie ubona Nyora. Mu gihe abangaba ari gukomeza gusokora ibitaramo umunsi ku wundi ntibahite bakira indirimbo hanze, bisobanuye ko indirimbo yitwa Nyora iri gukomeze kurebwa n'ubundi. Ariko none ntabwo wakirengagiza ko mu kwezi kwa gatandatu kugomba kuzura Bruce Melodie yamaze gushyira hanze indirimbo yakoranye na Babo Eket, umukobwa yari ku mugabane w'Iburayi. Rezami Bruce Melodie rero akaba akomeje urugendo rwe rw'ibitaramo, ni nako indirimbo yitwa Nyora ikomeje kuzamuka umunsi ku wundi, igenda itanga icyizere ko izakomeza kuzamuka bikomeye. Bruce Melodie rero nyuma y'uko indirimbo yitwa Nyora ikomeje kuzamuka umunsi ku wundi itanga icyizere ko ishobora kuzuza miliyoni 2 views mu gihe gitoya, ubaka kanya Bruce Melodie arabura iminsi ine gusa kugira ngo ataramira abantu batuye mu mujyi warire mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse ari nakazahita yerekeza mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi itaramo cyateguwe na The Progress, akazahita yerekeza n'ubundi mu gihugu cy'Ubufaransa ara mu mujyi wa Paris, akazaba i Paris yerekeza muri mujyi wa Geneve ara mu gihugu cy'Ubusuwisi. Reza mwinde gushimiye wese mu kudukurikirana y'agaciro kandi komeza udukurikirane, natwe ntituzabema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Wowe kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media ubundi tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ngende Olivier Fernandez. Les amis, we love you guys.